Ibihe byiza wowe ukurikiye ICK News TV, wowe ukurikiye ICK Sport Talk. Uyu munsi twagarutse kwakuzaniye amakuru n'ubundi abagiyagezweho mu buryo butandukanye. Tugenda tugutegura byinshi by'ingenzi byigira akamaro ubukeneye kumva ndetse ukanamenya muri rusange, kugira ngo nawe ugende ubigana na bagenzi bawe aho muri mugenda mwenjoyinga gake gakeya. Ariko tuba twabikuzaniye. Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Birumvikana ko umwaka turi kugenda tuwujyana uri kugenda wihuta cyane, ko bwije nuko bukeye, amasaha, iminota n'iminsi byose biri kugenda birangira, tugenda dusatira ukwezi kwa gatanu kuko twageze mu kwa kane. Ibintu biba biri kugenda byihuta cyane. ICK Sport Talk rero uyu munsi twakuzaniye amakuru agiye atandukanye. Turaza kukubwira byinshi ku gikombe cya shampiyona hano mu Rwanda. Ese bigeze hehe? Amakipe ari kwitegura ute nyuma yaho bavuye muri equipe nationale bamaze no gutwara igikombe cya FIFA series? Ibyo byose byo murabizi ntago bikiri inkuru cyane. Ubu ngubu shampiyona yagarutse, bagiye kongera abakine. Ese imikino ihari ni iyihe, iteganyijwe ryari? Ayo makuru yose turaza kuba tuyakubwira. Tuzaza kuba tukubwira ko n'ubundi igikombe cy'amahoro igihe kizabera, amatarike, imikino ibanza ndetse no kwishyura, ayo matariki yose yamaze kumenyekana. Turaza kuba tuyakubwira ese na ya makipe ahabwa amahirwe kuba yazegukana ibi bikombe byombi byose. Turaza kuba tukubwira muri iki kiganiro. Iyi ni inkuru kuvugwa muri Afrika, ntabwo muri Afrika gusa ndetse no ku isi hose. Ekipe ya DRC cyangwa se Congo Kinshasa yarayibonye tike yo kuzakina igikombe cy'isi. Ibyo byose nabyo uraza kuba ubimenya, ukuntu amatsinda ameze, ukuntu ibihugu bigiye bigabagabanye. Ibyo byose turaza kuba tubikubwira byose muri iki kiganiro. Ariko munyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye, tugiye kuba tuzamukana iyi miriro, aya makuru menshi cyane tugiye kuba tubaganiraho. Christian, uraho neza Christian? Uraho neza cyane Kofi. Umeze neza se? Meze neza rwose, imyuka naje nanjye nayipampye rwose kugira ngo dutangaze tubabwire by'umwihariko agashya kabaye muri iki cyumweru. Abantu batari biteze kubona equipe nationale twari igikombe. Kuba twaratwaye igikombe na agashya pe, agashya n'umukuru w'igihugu ni yarabyiteze. Si ubwa mbere nawe ubonye Amavubi atwaye igikombe se, nubwo hari ibindi batwaye Sekafa, ariko wowe ndabizi kuva wamenya ubwenge watangira kumenya ibintu bya sport. Si ubwa mbere se? Ni ubwa mbere pepe kuko najyaga numva wenda bavuga bati za Sekafa zaki, ariko ntumenye igihe byatware, ukajya wumva ni scam kubanga u Rwanda ngo rwarwaye igikombe. Nanjye narabyiboneye, ariko nabanje kugira ngo kaya gakombe buriya si plastique ra. Oya kiragi urumva byari ibintu byinshi cyane no kubona Amavubi noneho atsinda umukino umwe, agatsinda imikino ibiri yikurikiranya, kandi atsinda ibitego byinshi. Bagatsinda ibitego 4 ku mukino wa mbere, batsinze Grenada, wa kabiri bagatsinda ibindi bibiri Estonia, ikipe yo ku mugabane w'Uburayi. Icyo nicyo kintu kirimo cyane agashya rwose bafu. Nicyo kintu kirimo kiryoshya Abanyarwanda, ariko tumaze iminsi twishimye cyane, n'ubu turakishimiye cyane ariko nibyo Abanyarwanda rwose muri iyi minsi bararyohewe. Kandi nta kuntu bataryoherwa. Urabona ko equipe nationale yaje mu ndi mwuka mushya, na equipe nationale yiteguye gutanga byose kugira ngo ishimishe Abanyarwanda cyane. Aho ngaho byo biba bisobanutse cyane. Uyu munsi se wamenye ko ari tariki ya mbere yo kuwa kane? Tariki ya mbere y'ukwa kane rero buriya sinjya amenya ngewe ibintu bibaho, kuko n'ubundi muri uku kwezi hari ibirori byinshi nge nzanizihiza. Uyu wo n'ujya umenya? Wo sinjya nkumenya bitewe n'uburemere bw'iyo minsi yindi bizakora. Uyu munsi naho urakomeye cyane. Ni umunsi mukuru wo kubeshya, uzwi cyane mu rurimi rw'igifaransa bakunda kwita ngo ni Journée mondiale de la blague, cyangwa se umunsi mukuru wo kubeshya. Nta muntu wabeshye se? Reka naba ntazi umunsi nkajya kubeshya intama y'Imana ngo. Ubwo ndawukubwiye rero, ubwo nutabeshya uraba uri kwica amategeko nyine, kandi burya bigira n'amategeko. None se urumva se umunsi mukuru tutatugoma? Ndumva nta makuru nari mfite, ariko buriya ndaza nanjye kwibeta ndebe umuntu mbeshya. Uraza kureba umuntu beshya. Mwabyumvishe rero ko tumeze neza cyane, turashima Imana, imyuka ni yose. Mukanya reka tuze tukubwira amakuru yose muri rusange ahari ku buryo burambuye, ariko nubwo ari umunsi wo kubeshya ntabwo tugiye kubabwira amakuru yo kubeshya. Reka tuze mukanya twumvishe byinshi ICK badufitiye.
Banyeshuri mwarangije amashuri yisumbuye kimwe n'abandi mushaka kuminuza, ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Institut Catholique de Kabgayi ribafitiye ibyiciro bitandukanye by'amasomo mushobora kuminuzamo nka Master of Education Sciences, Postgraduate Diploma in Education, Diploma and Bachelors of Education harimo Mathematics and Computer Science, Mathematics and Geography, English French, English Kiswahili, English Kinyarwanda, Geography Story, hakaba kandi n'andi masomo ushobora kuminuzamo nka Bachelor of Finance, Bachelor of Accounting, Bachelor of Economics, Bachelor of Sociology, Bachelor of Journalism, Bachelor of Public Relations, Bachelor of Environmental Management, Bachelor of Rural and Urban Development, ndetse kandi n'icyiciro cy'amasomo ajyanye n'ubuganga ariyo Advanced Diploma in Nursing ndetse na Advanced Diploma Midwife cyangwa se ububyaza. Iseka kandi bafitiye n'amasomo yihariye ariyo Certified Public Accounting bita CPA, Certified Accounting Technician bita CAT, ndetse na Project Management Professional PMP mu magambo ahinnye. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0789 80 02 70 cyangwa se 0788 48 41 kwiyandikisha birakomeje, aho wiyandikisha uciye ku rubuga rwa Iseka ariko www.usik.ac.rw. nimuze duhawe ubumenyi butujyana ku isoko ry'umurimo. Yego rero Isike baba dufitiye byinshi bitandukanye Christian, umuntu byo ntago yavuga ngo abisoze ubu ngobo mu minsi mike abaday ndetse n'aba weekend ku itarike ubwo 3 bagiye kujya mu karuhuko bose nibaze bagane Iseka barebe ko bavoma ubumenyi bugiye butandukanye, ari nako abiga holiday especially abantu biga dikasi ubundi uyu mwanya bari uwabo guhera ku itariki 8 nabo bazaba batangiye kwiga mu kwezi kwa 4 ubwo abade n'aba weekend bazongera bagaruke nyuma y'ibyumweru 2. urumva ni ibintu nyine biba biteguye neza, babire mu murongo neza cyane Isike iba yagiye idutegurira. Nyemerera rero twite tujya mu gikombe cy'amahoro hano mu Rwanda. Ku munsi w'ejo hari umukino wabaga, ubwo no umunsi utarabereye igihe ekipe y'Amagaju cyangwa se ekipe yo mu Bufundu nkuko benshi bakunda kwivuga bari bakiriye ekipe ya Al Hilal, ekipe ikomeye cyane twese twemera nyine ko ari ekipe iza ikagutegisa. Ni match iri kubera kuri Kamena, niho aya ma ekipe arimo Amagaju ndetse na Mukura bari kwakira imikino yabo. Uyu mukino waje kurangira n'ubundi ibyo abantu bari biteze nibyo byabaye. Yego nibyo byabaye, byaje kurangira Al Hilal itsinze Amagaju ibitego 2-1. Igitego kimwe cy'Amagaju cyatsinzwe n'umusore witwa Rwema Amuza ku munota wa 40 niwe watsindiye Amagaju icyo gitego kimwe, mu gihe ibitego 2 bya ekipe ya Al Hilal byatsinzwe n'uwitwa Sara Eden Adil ku munota wa 3 niho yagitsinze. Urumva bo nta bintu byo kurazamo, nta bintu byo gutinzamo, ku munota wa 3 bari bamaze kukibona. Ndetse no ku munota wa 63 uwitwa Omeri Boshara niwe watsinze igitego cya kabiri cya ekipe ya Al Hilal. Birangira nyine ekipe y'Amagaju igumye kureba guhangana cyane ngo irebe ko yazarokoka, irebe ko itazamanuka. Ubu ngubu ekipe y'Amagaju nayo yese ijya ahantu habi cyane kuko byahise bishyira ku mwanya wa 17. Ubwo ngubu ibanziriza AS Muhanga iri ku mwanya wa nyuma bafite amanota 21. urumva barusha AS Muhanga amanota 1. Iyo match nge nta kindi nayivuga usibye ko ahubwo Al Hilal Omdurman yatsinze ibitego bike tugereranyije n'ibyo abantu bari bayitezeho ku musaruro mubi yagize muri iyi mikino mpuzamahanga cyangwa se imikino nyafurika. Umuntu yumvaga buri munyarwanda wese cyangwa se umusportif yumvaga ko bagiye kuzana bwa burakari, ariko bagiye kuzana bwa burakari bakabutura iyo ekipe y'Amagaju cyane ko ugereranyije ibigwi by'amakipe yombi ntago ari ekipe yakabaye ikanga Al Hilal. Nari nabonye n'undi umutoza w'Amagaju we ni mushya kuko urumva wa wundi Al Hilal yatsinze ibitego 8 bwa mbere ntago ari we bagifite. Yari yatangaje abati wa Murundi arabati nta kipe yo muri Rwanda Premier ubundi yatsinda ibitego 8. Urumva yatsinzwe 2 ariko Al Hilal ishyamo imbaraga nyine akayishi bitewe na ekipe bagiye gukina ko Amagaju barabizi ko nta muryo wari urimo cyane ku buryo bari gukomeza umukino cyane bya hatari. Gusa nubwo bimeze gutya Amagaju nibya ku mwanya wa 17 ariko ari kunganya na ekipe ya AS Muhanga nayo ifite amanota 21. Nibeshya ruguru AS Muhanga ubu ngubu iri ku mwanya wa 16
ifite n'amanota 21 ahubwo ekipe iri ku mwanya wa nyuma ni ekipe ya Rutsiro ifite amanota 20. Rutsiro ubwo aya ma ekipe yombi uko arane birakomeye cyane. AS Muhanga nayo ntabwo yari yizera ko iri stable mu cyiciro cya mbere. Mu mikino iri imbere nayo ni ukureba ko yashyiramo agatege rwose igakomeza kuryohereza abantu mu Muhanga. Ubwo ama ekipe arimo Etenseri, AS Muhanga, Amagaju ndetse na Rutsiro yose ubwo ngubwo aracyari gukompeta cyane. Ubwo Etenseri ibari imbere nayo ifite amanota 20. Urumva nyine ya mikino iracyegeranye, amanota aracyegeranye, birasaba no ma ekipe gusa nka Etenseri simpamya ko BWIJE nashobora gukora amakosa. BWIJE twabonye yikaza ku ma ekipe akomeye akayakuraho amanota. BWIJE rwose ushobora gutangaza ibintu akaza kanabikora nubwo rimwe na rimwe nawe ajya atsenguha abantu. Ariko na ekipe ya Gicumbi na AS Kigali utayango ziri kure cyane. Ekipe ya Gicumbi ifite 25, AS Kigali 28. Urumva nazo ntago ziri kure cyane, nawe ni ugukora cyane. Urutonde rwo nk'ibisanzwe ari Hilariyo nikizigenza rwose. Iki gikombe komba kugitwara, ahubwo aho tuba dusigaje kureba numva ati ni bande bazayikurikiye. Yego niye mu Rwanda izatwara igikombe, izaza mu mwanya w'imbere. Ngubu EPR birayiha amahirwe menshi cyane kuko niyo iri imbere, ifite amanota ajya kuri 49. Ariko na Rayon Sport niyo yo mu Rwanda n'umundi ikurikiye, yo iri ku mwanya wa 4 ku rutonde rwa shampiyona, kuko ku mwanya wa 3 harimo Mireke ifite amanota 48. Rayon Sport nayo ifite amanota 42. Ubwo ngubwo Rayon Sport, ikindi twavuga kuri ekipe ya Rayon Sport, ubu ngubu ifite umutoza mushya bamwita Haringingo Francis Mbaya. Umurundi rwose umeze neza kuva muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ekipe ya Rayon Sport ntago ari ubwa mbere ayijemo, yahiciyemo anitwara neza, yongeye kwigarukamo noneho nyuma yo gusezerera umutoza Bruno Ferri. Bahisemo kuvuga ati hari ingingo ngwino tuguhe amasezerano. Ukiri kuri iyo ngingo rero ya Rayon Sport igize neza. Buriya ntago twakwitsa cyane ku mpamvu hari ingingo yavuye muri Kiyovu Sport n'uburyo yavuyemo akaza muri Rayon Sport. Bamwe mu bayovu bavuga bati aracyadufitiye amasezerano n'umutoza wacu, uburyo agiye muri Rayon Sport ntago busobanutse. Buriya ntago rero bayirega ugasanga bigiye mu manza zitarangira. Oya ubundi ama ekipe nkayo urumva ntago ari diro bajya gukora batabanje kubitekereza. Barabanza bakaraba bafite abanyamategeko bakavuga ati se dukurikije amasezerano umutoza yari afite, ibi ngibi bivuga iki, biratwemera kuba twazana uyu mutoza. Urumva ama ekipe ari Rayon Sport ifite abanyamategeko, barabanza bakaraba koko niba nta ngingo izabagonga. Niyo habayemo kuba iyo ngingo yabagonga, hari uburyo nyine baba bateguye kuvuga ati tuzabisohokamo ute ntiducibwa amande, koko twari dukeneye umutoza kuri urwego ku buryo bashaka kuduca amande. Ibyo byose wenda twe ntawe twabyinjiramo cyane, ariko mu ma ekipe nyirizina haba hari amategeko abigena avuga ati ibi ngibi tugomba kubanza tukabireba mbere. Ubwo hari ingingo Francis umutoza mushya ekipe ya Rayon Sport, ubwo abariyo haramwakiriye muri kumwenjoyinga mu minsi ishize, niba atarejo yakoresheje n'imyitozo. Nejo yakoresheje imyitozo. Nukuvuga ngo ubundi muri Rayon Sport nta kindi bashaka ni igikombe. Hari ingingo mu bikombe bibiri afitemo n'amateka buriya yigeze kuyiha, ndumva yarigeze kuyiha igikombe cy'amahoro na Super Coupe. Yego ubundi no kuvuga ngo ibintu asabwa byo ntago bigoye cyane. Mu bikombe bibiri biri muri imbere, APRFC imurusha amanota 6 yonyine. Amanota 6 ntago bigoye kandi bazihurira, baracyafite umukino bazahura. Ibyo byo birashoboka. Ikindi igikombe cy'amahoro bageze muri kimwe cya kabiri, nabyo tubaza kukigarukaho mu kanya kugira ngo abantu bumve ko n'ubundi bigishoboka cyane. Ubwo hari ingingo Francis kwavuga ati congratulation muri ekipe ya Rayon Sport, ni kugira ngo turebe ko iyi ekipe hari icyo yayifasha kenshi icyo Bruno Ferri yayihaga. Ariko umuntu ashaka kwibaza ati se ubundi mbere yo kwara ingingo Francis aza muri ekipe ya Rayon Sport imibare imuvugira ni iyihe? Mu mikino 30 iheruka nyine uyu mutoza yaruka gutoza
yatsinzemo imikino 19 yose, anganya imikino 4, atakaza imikino 7 mu mikino igera kuri 30. Yatsinze 19 ari muri Rayon Sport. Yakinnye hoya we nk'umutoza imikino 30 yarukaga gutoza. Imibare muvuga nyine muri iki gihe. Imikino 30 yatsinze 19, anganya 4, atsindwa 7. Urumva ko umugeranyije n'umutoza Rayon Sport yari ifite ntaho bahuriye pe. Ntaho bahuriye, urumva amanota 61 yose gutyo. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, tubona ko ashobora kuzagira ikintu atanga muri equipe ya Sport, kuko ni equipe hari ibintu bijya kunda kugora abatoza muri equipe ya Sport. Pressure y'abafana, kuvuga ngo igitutu cy'abafana ya Sport ni ikipe y'abafana benshi, banshyira kuri pressure, ubuyobozi bwayo banshyira kuri pressure. Ntabwo ari ibintu bishye, ni ibintu amenyereye cyane. Ibyo arabimenyereye, dore ko yigeze no kuba muri Rayon Sport akanajyanayo n'ibikombe rwose. Arabimenyereye nyine, wa mwuka wo muri Murera arawumenyereye. Nicyo kintu cyiza cyane kuba amenyereye ya ambiance muri Rayon Sport yo kuvuga ngo nintatwara igikombe, nintakaza umukino mwatakaza imikino 2 cyangwa 3, byanze bikunze equipe ya Sport izatangira gutekereza buryo ki yansezerera. Ibyo ngibyo nabyo we ni ibintu aje azi neza ko byanze bikunze, kandi baturuka mu Burundi hano hafi bijye bikunda kubahera muri Rayon Sport. Uvuye ku bakinnyi ukagera ku batoza, n'abantu bahirwa na Rayon Sport cyane, bijye bikunda kubahera. Indi mikino rero ihari ya Rwanda Premier League, ubwo izakinwa guhera tariki 3 na tariki 4, azaba ari umunsi wa 26. Iyo mikino ipanze urukeye equipe ya Kiyovu Sport ndetse na Gasogi United. Ubwo ngubwo uyu mukino wa Kiyovu Sport na Gasogi United uzaba mu gihe Kenisa azaba yatanze za miliyoni 2, ubwo amanota 3 yo bamaze kuyamukuraho. Naba yatanze amande bamuciye ya miliyoni 2 z'amande, namara kuzitanga nibwo umukino wa Kiyovu Sport na Gasogi uzaba. Ubwo mu gihe azaba atarayatanga azamumana mu cyiciro cya 3, ubwo equipe birumvikana baje bagenda batera amafuru. Kandi ndakeka ko ngewe Kenisi tuzi nk'umusportif utajya ari fana mu gutanga ibitekerezo muri Rwanda Premier League cyangwa se mu zindi action zose za sport. Ndumva nawe atakwishimira kuvuga ngo equipe ivanye mu marushanwa cyangwa se imanutse mu cyiciro. Oya ntago yabikora. Ubundi hari abantu wenda abantu badukurikira twangane kuba tujye kwivuga, hari abantu bavuga ko ubundi iriya n'ubundi aba ari business. Ni business nyine Kenisa afite ikipe kugira ngo yinjize amafaranga. Hari igihe abona atangiye kuzima abantu batakimuvuga, ugasanga wenda iriya saga ku abantu bamukurikiye kuri social media ziwe ibiki n'ibiki, ashobora kuba byibura yaragaye ninza amafaranga atari munsi ya miliyoni 10. Gufata miliyoni 10 agakwamo miliyoni 2 akazitanga nka penalty nta kintu bitwaye. Amanota 3 kuba yarabuza kuri Rayon Sport nta bintu bireza, wenda byashokaga ko n'ubundi yari kuyabura. Rayon Sport n'ubundi ntago Gasogi cyaba ari igitangaza kuri Rayon Sport yari kumutsinda. Ubwo ngubwo ahangaha ngiye kubundi ku giti cyanjye muhamya ko izi miliyoni zizatangwa Gasogi United ikine. Uyu mukino uzaba ku itariki 3 ku isaha y'isa 9. Undi mukino uteganyijwe equipe ya AS Kigali izaba yakira equipe ya Mukura Victory Sport, nawo n'umukino uzaba ku isaha y'isa 12:30, ubwo uzabera kuri Kigali Perese. Undi mukino ubwo nawo uzaba ku itariki nyine no nyuma yaho ho gatoya, ni umukino equipe ya Elmireke izaba yakiramo equipe ya Rutsiro. Ahangaha Rutsiro ibintu bigiye kuguma kwigora cyane. Rutsiri ku mwanya wa nyuma nta kizere ko n'aya manota 3 izayabona. Biragoranye, ishobora kwisanga mu cyiciro cya 2. Biragoye cyane. Equipe ya Sport nayo ku itariki 4 ku isaha y'isa 12:30 ku matara izuba riva. Nahoze mbona nsura imbuga za Gicumbi bavuga ati nabo bazanye ya terime ati ibaza n'undi bibaye, ati baza bibaye Rayon Sport tukayitsinda. Umukino uzaba ku isaha y'isa 12:30. Biragoye Rayon Sport y'umutoza mushya, Rayon Sport iri gutsinda ishaka igikombe y'umutoza mushya, ariko nanone ubona ko nayo ntago irahuza ntiraba ya Rayon Sport abanyarwanda cyangwa se abakunzi bayo bifuza kibayo. Ariko dukurikije wenda experience y'umutoza mushya waje, hari ingingo arayizi neza,
hari igihe Rayon Sport yakongera kuzuka ikaba yakongera kubona intsinzi nuko abafana babyifuza. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka cyane. Ubwo undi mukino n'ubundi uzaba ku itariki enye ubwo ku cyumweru, ni umukino uzahuza ekipe ya Gorilla ndetse na Musanze. Ubwo naho ahangaha ubundi aba ari 50-50, aya makipe yo biba bishoboka, ariko nka Gorilla biri mu rugo ivuga ati reka turebe ukuntu bimeze. Gorilla iri mu rugo bashobora kwikaraga kuri Musanze ugasanga Gorilla isigaye ikomeye, ariko abanyarwanda ntibumve ngo ni Gorilla iri aho gusa. Gorilla isigaye ikomeye, nabonye yaragiriye kwita abakinnyi bakomeye babaga basoje amasezerano mu makipe akomeye cyangwa se babuzeyo umwanya wo gukina bakagenda bakitwara neza. Twari turi kuvuga kuri ekipe ya Rutsiro ko bikomeye cyane. Abanyamuhanga rero n'umundi muragowe ku itariki 5 bazajya i Kigali gukina na ekipe ya Nyamukandagira. Hanga rwose abantu b'imuhanga nta kintu tubijeje. Muhanga ni Nyamukandagira yishakira igikombe, wenda mutegura utudukino tundi tw'inyuma ya Nyamukandagira. Nyamukandagira yishakira igikombe, niba ari ikintu muzakora. Ariko nanone ahangaha nicyo kintu niyo bishaka kutwereka niba igikombe kuri APR bishobora gushoka kwitangiye kugitakaza. Ahise Muhanga nayo twabonye ni ekipe ikomeye. Hari match yabo mperuka kureba, baheruka gukina na ekipe ya Mukura, barayitsinda, batsinda Mukura barayisezerera. Oya bakiniye hano Muhanga. Ukuvuga ngo Mukura nako Ahise Muhanga nabo bashaka kugaragaza ko bari seriye ku gikombe, nabo barasabwa gutsinda uyu mukino. Ahise Muhanga ngewe ikintu nayibonye, cyangwa bakabona rimwe kuri Nyamukandagira. Iyo yaje ivuga iti na ama ekipe asanzwe yo mu turere ya hehe, irazi rwose igakina umupira utabaho ukibaza niba ari ya Muhanga bikagucanga. Ariko iyo yagiye gukina n'ama ekipe ayirusha imbaraga, isanzwe iziko ni ya ma ekipe akomeye abanyarwanda bahora bahanze amaso, urareba ugasanga ni AS Muhanga yabaye insina ngufu. Ubwo naho ubwo tuzatubireba niba Nyamukandagira nayo ashaka igikombe. AS Muhanga ntabwo ari ekipe yo kwitega. Undi mukino uzaba usoza uyu munsi wa 26 uzaba ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4. Ekipe yari Hilal izaba ica cyane na ekipe ya Marine. Ahangaha byo nta byinshi tuba tubivugaho. ari Hilal yo mugiye guhura twe tuba tuyabara ko ari 3 kiretse tugo biramutse bibaye ibindi. Christian unyemerere rero tujye mu gikombe cy'amahoro. Amatarike imikino yo kwishyura kimwe cya kabiri ndetse n'iyibanza yamaze kumenyekana. Ku ikubito tariki ya 21 ukwezi kwa 4 ekipe ya Etenseri izaba yakira ekipe ya PFC kuri stade Umuganda. Go tuzatubireba. Etenseri nabonye Beke navuga ati no ese ngo ngiye kuba ntomboye, ati kuba ntomboye ngiye ikintu cyansekeje abo bati se ati kuba ntomboye PRA mpunge se ati bazaza tuzakina. Rega na sezishize Etenseri yari ekipe ikunda kugora APR cyane ku kibuga cyayo by'umwihariko. Ni ekipe yari yose yagiye kwakina itagenda ivuga iti tugiye gufata amanota 3 gutyo twigendere. Ni ekipe ikunze kugorana. Yego noneho ubwo nubundi umukino wo kwishyura hagati ya Etenseri n'umundi na PFC uzaba tariki ya 13 y'ukwezi kwa 5 yo uzabera kuri Kigali Pere. Turebe se ninde ugera kuri finali muri ama ekipe abiri. Ni nako kuri ruhande rwa ekipe ya Sport iyi mikino yose izajya ibera kuri Kigali Pere Stadium, kuko ubwo yose ama ekipe twavuga ko ari mu rugo. Gorilla niho yakirira ndetse na ekipe ya Sport niho yakirira. Umukino wazo uzaba tariki ya 22 y'ukwezi kwa 4. Etenseri nyine bifatwa ko ari izabiri mu rugo izaba yakira ekipe ya Sport, ndetse uwo kwishyura uzaba ku itariki ya 15 ukwezi kwa 5. Ekipe ya Sport nayo izaba yakira Gorilla. Ubwo Sport nayo izabiri mu rugo. Ahangaha Sport ubundi abantu benshi ibyo twiteze ko turabona Sport ya Leonard nta PFC. Nibyo twiteze ko ni nayo yaryohera abanyarwanda. Ni n'abanyarwanda benshi dushaka rwose. Ntago ari ukuvangwa ama ekipe ngo yazagwera na za Etenseri, ntago tuyanze rwose. Mutubabarire abafana babo niba munadukurikiye, ariko dushaka iyi finale ya Nyamukandagira na ekipe ya Murere. Iyi derby niyo dushaka. Mutubabarire mutuyobye wa mugari wa Christian ujye ukunda kuba imwango ntunyobye. Iyi match niyo dushaka. Ubwo nabyo nuko bimeze.
ahubwo Christian nyemerera tujye ku gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi birakomeye cyane muri Afurika, especially muri East Africa. Abaturanyi rwose baraye bagize gutya, bakina iminota 90 igitego kirabura, bakina iminota 29 ya prolongation igitego kirabura, ariko ku munota w'120 ekipe ya DR Congo cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Congo bagira gutya batsinda igitego byagoranye cyane, barakibona batsinze Jamaica, kiba igihugu cya 10 kibonye itike y'igikombe cy'isi, igihugu cyo muri Afrika. Si ibintu byiza Sugira? Ni ibintu byiza, ariko nyuma y'imyaka 52 yarishize baragiye barakora cyane, bakora ibintu byinshi. Ari nabonye ku ifoto bashyizeho, ndumva ari mu gihe cya Rumumba bashyizeho baheruka kwitabira. Buriya nibyo duhora tuvuga, ekipe nationale itarateguwe, itarahawe umwanya ngo mwubake ibintu guhera hasi, nta musaruro yapfa gutanga. Aba baturanyi bacu nicyo bahora baturusha buri gihe, bubaka guhera hasi muri shampiyona, ibintu byabo byose bakabyubaka guhera mu bana, ugasanga nyine ekipe nationale ifite base. Yego, nicyo cyatumye rero iyi Congo ibasha gukora, ndumva ari nk'amateka twavuga. N'ayandi mateka yisubiye, n'andi mateka yisubiye. Congo rero nayo igira itya itsinda Jamaica, nubwo nyine utavuga ko Jamaica ari igihugu cy'umupira bizwi, ako byumvinga yari yabagoye ikipe mu kintu minota 120 igitego kitaraboneka, aho biba byagoranye cyane. Nibyo byari byagoranye, ariko nk'umuntu w'umusportif usanzwe areba umupira cyangwa se ukurikirana umupira, Jamaica ntago ari igihugu tuziho umupira uhambaye cyane. Nkeka ko niba abantu bakiziho cyane ibintu, bakiziho umuziki, ntabwo ari ibintu bijyanye na siporo, ntabwo ari ibintu byabo. Ariko ubwo muri Congo ikintu cyakurikiyeho, nta kindi bahise batanga ikiruhuko, bo ntabwo bajya barazamo. Iyo habaye event runaka, iyo habaye ikintu gikomeye cyane, bahita bashyiraho ikiruhuko ku bakozi bose, bakavuga ati mwakoze nimugende mujye kuruhuka. Ubungubu uyu munsi abakozi bose muri Repubulika Demokarasi ya Congo biriwe baruhuka, baserebura, nta yindi ntero. Nahoze ndeba utu video kuduririzi turi gucaracara muri Congo n'ibyishimo, mpamvu ati tuzagera kure, ariko nzambe bakata akazi kihari. Makanya bwo turaje tubabwe none n'itsinda barimo kugira ngo wumve ukuntu bikomeye cyane, sinzi wenda niba aho bazahava, ariko ubwo cyari igihugu cya 10 baje bakurikira ibihugu birimo Algeria, Cape Verde, Djibouti, Ghana, Ivory Coast, Maroc, Senegal, South Africa ndetse na Tunisia, no kongeraho DR Congo. Ubwo ngubwo nibyo bihugu 10 bibaye qualifié tayari kugera ubu ngubu mu gikombe cy'isi tugiye kuba twenjoyinga mu minsi mikeya iri imbere. Christian, ntago bitindamo, ndagira ngo ubwire abanyarwanda ndetse n'abandi bose mudukurikira aho waba uherereye hose uko amatsinda ameze kugera ubu ngubu, nabyo byamaze kuba bimenyekana. Ndagira ngo tubwire muri groupe A, muri groupe B, groupe C, byose ukuntu bimeze, kugira ngo abantu bumve ukuntu bimeze muri groupe stage hose ukuntu bimeze. Christian? Yego Kofi, ndakeka ko byamaze kuba bimenyekana. Ekipe zamaze kuba zibona amatsinda mu gikombe cy'isi cya 2026. Itsinda rya mbere ririmo Mexique, nayo iri mu bihugu bizakira irushanwa, South Africa, hakazamo Repubulika ya Korea cyangwa se Korea y'Epfo, hakazamo Czech Republic. Itsinda rya kabiri ririmo Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar ndetse n'Ubusuwisi. Aho ngaho ni mu itsinda rya kabiri, ndetse no mu itsinda rya gatatu. Christian,
harimo ibihugu nka Brazil, Maroc, Haiti ndetse na Scotland. Aho ni mu itsinda rya gatatu. Ni mu gihe noneho mu itsinda rya kane rikomeye cyane harimo USA, hakabamo Australia, hakabamo ekipe ya Turkiya ndetse na Paraguay. Aho ngaho ni Paraguay urayizi ukuntu ikomeye mu gikombe cy'isi cyane cyane. Uzareba imikino ya Copa America uzabona ko amakipe akomoka ku mugabane wa Amerika buri yagira irushanwa rikomeye cyane abantu batajya baha agaciro bitewe n'amasaha ibera, ariko aya makipe yo ku mugabane wa Amerika atanga akazi gakomeye mu gikombe cy'isi. Itsinda rya gatanu n'irya gatandatu naho watubwira uko bimeze. Itsinda rya gatanu harimo Ubudage, Curacao cyangwa se Curacao, Cote d'Ivoire ndetse na Ecuador. Naho mu rya gatandatu ari ryo tsinda rya gatandatu harimo Ubuholandi, Abayapani, Sweden ndetse na Tunisia. Ni nako mu itsinda rya karindwi naho ibintu birakomeye cyane Christian. Naho nduza harimo ama ekipe akomeye nk'ubu harimo Belgium, Egypt, Iran ndetse na New Zealand. Cyangwa Nouvelle Zealand nk'uko abanyarwanda kwe twita tubyivugira. Ahangaha se Egypt noneho iri tsinda ntago rikomeye cyane ugerageze n'andi matsinda. Ikibazo njye nayo kureba kuri Egypt ahangaha ntibizagorana. Ntago byagorana cyane kuko urareba ukareba Iran se urabona hari akazi zatanga muri iri tsinda. Kandi na Nouvelle Zealand nta mupira uhambaye izwi ifite, sibyo wenda ni bya bihugu umuntu abavuga ngo bigiye kwitabira, ariko nta challenge ikomeye ku gikombe bitanga. Naho muri indi tsinda naho watubwira uko bimeze. Itsinda rikurikiyeho harimo Espagne, Cape Verde, Saudi Arabia ndetse na Uruguay. Ubwo nuko ahangaha se Espagne ama ekipe mbona ngiye bashobora kuzatanga akazi muri iri tsinda ni Espagne ndetse na Uruguay. Niyo ma ekipe bona byibuza yasohoka mu itsinda. Irindi tsinda rikurikiye harimo ekipe y'igihugu ya Senegal, harimo Ubufaransa, harimo Iraq ndetse na ekipe ya Norvège cyangwa se Norway. Aho ni muri indi tsinda. Ni mu gihe irindi tsinda harimo ekipe y'igihugu ya Argentine ari nayo ibitse iki gikombe yibukiranye. Ibitse iki gikombe bavuga ati niki ngiki ahubwo nibareba nabirakijya. Messi ubundi ngiki nicyo ashaka ubundi. Icyo ashaka kiriya cyari kimeze nk'imyitozo. Yego bati ngiki nicyo nshaka nkahita nigendera. Mu kanya naho turaje tuvuge buryo ki noneho barimo banahana udukipe Messi n'umundi ibitego aracyakomeje kugenda bisukiranya. Harimo na Algeria, Australia ndetse n'igihugu cya Jordania. Ubwo itsinda rya nyuma hari ibanzirizi rya nyuma ririmo Portugal, rikabamo iyo Congo DRC twavugaga, hakabamo Autriche cyangwa se Austria, hakabamo nako twari twibeshye harimo Uzbekistan, Portugal, Congo ndetse na Colombia. Congo izatsinda izanyira wenda Uzbekistan se twavuga ko ahubwo Colombia. Colombia irakomeye. James Rodriguez hari abanyanyagira cyane. Ubwo itsinda rya nyuma ririmo Abongereza, rikabamo Ghana, hakabamo Panama ndetse na iki ni ikihe? Panama ririmo Ubwongereza, Croatia, Ghana ndetse na Panama. Ntago nayo ndi kubibona neza. Harimo na Croatia, Croatia n'Abongereza. Croatia n'Abongereza nibo bashobora kuzavuga. Ese ko mbona ba equipe yacu muri Afrika ibitsinda arimo binakomeye cyane. Birakomeye. Rega Afrika buri abanyaburayi ntugire ngo baba yifuriza icyiza. Nase nibo batuma dutombora amanyagwa akomeye gutya. None se sibo bategura aya marushanwa? Nibo bategura aya marushanwa. Ubwo n'ubundi mu iki gikombe cy'isi nubwo tumaze kubabwira uko bimeze. Poland yarayisezerewe batsinzwe na Sweden, amwita Victor Gyökeres. Ubundi niwe watumye
niyo wabonye niyo watumye Suwede ikomeza Suwede ijya mu gikombe cy'isi byari byagoranye bari kunganya ibitego 2-2 ku minota 88 agira gutya ahita yirasa biragaragara ko azaba indwanyi nka Ibrahimovic kiba kirabonetse umukino ekipe ya Argentine ku mugoroba yakinagamo na Zambia ekipe ya Argentine yatsinze Zambia ese no kuyitsinda no kuyisebya no kuyandagaza ibitego 5 rwose bimeze neza cyane ko ari imyiteguro myiza y'igikombe cy'isi avuga bati tuzigaragaza hariya turebe ko twakisubiza nubwo biba bigoye ibiba birabonetse Lionel Messi yongera kugaragaza ko ari umukinnyi ukomeye cyane ari umukinnyi wo kwitabwaho ubundi akandi kantu twababwira wenda n'ubundi tutavuye hano n'ubundi muri East Africa narembonye uburundi bwaraye bwitwaye neza buratsinda Gutsinda nabwo bubona itike y'igikombe cya Afurika ubwo abarundi nabo bahageze icyo abanyarwanda kwe dutegereje kureba no kuvuga ati se Kenya ibibuga biraguma bibure we nicyo Kenya ibibuga biramutse bibuze nk'abanyarwanda twahita twitabira kubera ibibuga nyine dufite nibyo dushigaje kwireba turebe ko iki gikombe twacyake ibintu byabiryoshye kubona burudani nubwo ari ibyago kwa tugiye kwishimira mu byago by'abandi agatike biboneye tukavuga ati tuprofitiremo ariko nk'abanyarwanda nyine iyi mikino yaturyohera cyane ubwo ndumva nagushimira cyane Christian ndagushimira nanjye Kofi ubwo bakunzi ba ICK Sport Talk inshuti zacu zakadasohoka wowe tugenda tubana ku munsi turahagusiga tukahagusanga ibyiza byose tuba twaguteguriye wowe utibagirwa kwandika muri comment ukavuga ati aya makuru ni mugaruka musa yanzanire wowe utibagirwa gukora like ugakora subscribe ugakora like share ndetse n'ibindi byose ukabidukora twebwe turagukunda cyane muri inshuti zacu wowe you making sure ko ibyo washaka ko tugwa tubiguhaye niba ubona tutabiguhaye nyakira muri comment gake tuba turi kwikozaho buri munota ICK turabashimira cyane ni umutera wa nkunga wacu ukomeye cyane turazamuka nuko bwije nuko bukeye bagenda batubwira byinshi badufitiye twebwe turabakunda ibiganiro byacu byo nakagaruka turabakunda cyane